iki gitondo imvura imaze kugwa narindiriye basi ngo igicu kibanze kigaruke ubu uri kuruka nk'ujyanye n'ibiruka ese kuneza bamusabaza Angelina ngiye nyine tse mama na papa bakiryamye ukiri kuvuga cyane none se ugiye he basura nshinze yego nutagenda se none ndagomeze nkahagarara hano kandi ntugende Angelina umuramarira urira uzayahozwa uzabera isi yose ahantu ngiye ntago hakureba ndi mukuru bihagije ku myaka yanjye ndi mukuru bihagije nanjye nubona undenganya ahangaha mu nyitimbwa mama bure nyina do izina ry'Imana nta nisoni rega ubwo urabyutse urifasha uragiye ibikapu wapakinze ubundi giye n'ahantu kujya nduhakeka uhakeka n'uhakeke sibyo jewe ngomba kubaha amarangamutima yanjye ngomba kubaha ibyishimo byanjye uri kumva ikindi nshinzwe menye ibyawe menye ibyanjye mama we ntaho ujya hanyuma nibikunda murengeze naza ahangaha mu rugo uzamubwire yuko ntahari ntaho uri buke Angeli nubona udenganya ahangaha utambwiye neza ahantu ugiye ngende kwakeka ariko sindi showa yabyo ariko ntago uri gukeka ese mbwira uri gukeka ibyo nawe ntago bikureba nkuko wambwiye ngaho ugiye naguha gusa izina ry'Imana do nubone ntagusanzeyo ko mpazi se ngende kwakeka kandi do niho ugiye hakuse basi none tuvugisha ukuri warasaze yewe ndi muzima abasheri bawe barapfuye abandi barasaze none nawe niho ukurikiyeho urahukanyura givuye mu rugo nta muntu kwirukanye twa dutegereje ko bazaza bakagukwa umfashije ntago wabwira mama ko uzaha ndabivuga byose uvuga iki se none se uri kujya hehe uri kujya he none ukuru mu rugo birirwa bavuga ngo nkiyenza ubu byose bagiye guta babikira ku mutwe ngo nza ahantu uri zera igihe cyose ntabwo ibiti ajya bijya gushakisha amashami nako inyoni ahubwo inyoni zijya gushakisha amashami y'ibiti kugira ngo zigwemo rero ngiye gushaka igiti cyanjye ibindi inyoni reka inyoni ijye gushaka igiti yigwiramo ijye gushaka icyari nese kutari bugende ndi hano ubwo turajyana rero kuko nanjye ntabwo wansiga mu rugo ngiye nyine zana hano ibintu zera ndekuravari ntabwo ugenda ndekuravarize nasubiriye twagenda twagera tutabyumvikanye ndekuravarize nyine nushyiraho imbaraga uratuma ngenda urajya he ndabifata none ndebe zera ushaka ko nawe duserera nubundi se ko namenyereye guserera nawe nimba wumva udashobora kumbwira ahantu ugiye akuzi kuri mukuru wanjye ngeze ndigumana mu rugo ngiye nyine noneho niba udashaka ko ngenda reka mfate irangamuntu yanjye akuzi ko uyu mukobwa ari seriye noneho bifate jewe niba napanze zera ndekura ntushaka se varize ari shakoshi ndabigusigiye cyera nkeneye ni perimi yanjye provisoire nkakenera irangamuntu yanjye nkakenera iki byose birimo dore n'amafaranga ntarinze akenya gufura umukene uri kumva ndeka ngende ikindi nisuba mu rugo bambonye nungukanye nk'ibi bikapu bye noza uri kwishyiramo ibintu bitari ibyawe nyine wandetse bwambwiza kuri basanugiye ntago hakurera ntago ndi bubivuge ni ukuri kw'Imana nawe n'ibintu byinshi cyane nshobora kuba ngiye kwiyahura nshobora no kuba ngiye ahantu nazi nshobora no kuba nafite ahantu nanjye ntazi ahantu ngiye ibyambayeho byose urabizi wakira ibikapu byawe nese nibambaza ngo wagiye mvuge ngo ikigambwira ibintu ndi buvuge byonyine nyine akira igikapu cye nose ubu nagitungukana uvuga yuko utambonye sibyo basi nugera umamagare sibyo nkubaza iki ubu se uraba wankunze zera nese ubundi uzi ko nkwanga ko nanga imyaku yawe kuriho n'imikosho bigukurikirana bituma umuhungu wese mumenyanya ahita apfunda agasara abandi bose bakamera nk'ibigoryi njyewe uzi ko nanga wowe bibinyibutse ngafata ibikapu byawe none ugende n'uwo nguwo ugende nawe ahita apfa cyangwa asare umva nyine nkubwire ikintu kimwe bazi nyine njyewe ikintu ndimo ndashaka sibyo ndagira ngo mama naramuka wenda mbajije cyangwa na papa ngo uriyenze kumenya ngo ndababwira ngo ubabwira ngo navuze ngo ntabwo bibareba nabo ntabwo ibyo bintu njye nabasha kubisobanura mu rugo rero twirya nahuye nawe akuzi umuntu nararushye Angelina umuramarira urira uzayahozwa uzabera isi yose urumuri uzubahe Imana ugereye ikirenge mu cyaha iyo urukundo niyo rwashira mu bantu
ari umugabo umwe. Muri kundeba nkaho wagira ngo uzi ahantu njyewe muri kundeba nkaho muzi ko nzi ahantu ari. None se njye ndahazi. Umukobwa wagize ko nakwibyariye. Yemwa wikwigira nyoni nyinshi urahazi 100%. Tubwire cyo gituma wicaye hagati yacu. Ahubwo se mbere yo kugira icyo tubwira wavuye. Nari mvuye ku muhanda ndangije njye ndimo ndakeka rero ahantu ari. Ariko byo nyine nimbibabwira ko nimukomeze kumbaza mvuye njye nivuye kureba inshuti yanjye. Inshuti ariko reka ndabaza uyu mwana bite byabo kubera iki buri teka uba wumva ugusha kuvuga ngo tutakubaza aho uvuye wa maherwe ntago dugufite uburenganzira. Oya nagereka kunzanaho ubu buginga ari buvuge ne mpamvu nagereka kunzanaho aya mayera agira iyo urebye ubona uturutubukuru. Niko hari urutugu rukura ngo rusumbe jose wa mushenzi we. Urabona ukuntu abatangiye kuducanga. Uraducanga kubera iki? Ndekera agakobwa kandi akazahinduka sha. Ubwo niwe mwarimu. Oya. Kandi afite ibyo akwigiraho. Hari ibyo nzi hose. None se wagiye ureka nkamucyaha? Kumucyaha ni byiza ariko ujye umucyahira ahantu mu bicerere. Urashobora kuvugaho mukuru wawe. Mama njyewe ndimo ndakeka ahantu. Urakeka nyine ngiye ahantu ndi gukeka nimba koko ariho ari. Mwararumbije nta nubwo ari ukugendesha gusa. Wiki? Ni ukuri kw'Imana njyewe ahantu ari aho ndi gukeka nimba ari hari. Samukureho nta nubwo mwabyaye mwaherekeje umva kubwire mwana wa iri jambo avuze ndumva ari kuriye mu bwonko bwanjye rifite Ibyo ngo yabazi ibintu byose ariko abigira ntabwo ndi busy ndimo ndabikeka. Umva nkubwire mwana wa haragendwa n'imodoka haragendwa n'iki na moto haragendwa n'iki n'igare yagiye shwi mutabinshira goya aho ukeka waguhita iki ukagenda ukicara hafi yaho ngaho ntabwo wamenya aho yagiye ukatumenyera ko hari koko. Nyine njyewe ndi gukeka nta kibazo nzajya nkeka aho nzajya nkeka nzajya mababwira njye naho honyine nakeka. Nasa waketse dere basi fa kutubwira ngo ndakeka ko ari naho nzi nyine nugucekeranya mu bantu nzi ariko naho nzi njyewe ntabwo ibi bintu mbirimo yagiye kugenda narwo yangishije inama ahubwo kuno muri inshuti nari nzi ko ubwo yabibabwiye rwose muba muri kundenganya munyicaza mumbaza ibintu byose nibyo aho hantu ukeka wabonye ajyayo. Oya uzi ko agiye kwiriza yiriza se nguyu ntabwo wamushobora uyu nguyu nyibwira mukobwa wanjye ngaho egera se umubwire ndebye hirya ta nyine papa ndimo ndakeka yuko yagiye ahantu ariko se kutahavuga ibyo ari byo byose nyine ni ku muntu none se yaba umugabo cyangwa umugore si umuntu njyewe nta bindi nzi gusa ko yagiye nimba ari wo ndi gukeka. Mwana mufite ni icyambo nk'icyo kuri Muhazi cyangwa Mombasa byose byose nibwire usanzwe ubona ajyayo ubundi. Rega ndi gukeka ntabwo yanjye ndavuga ngo utukeka ariko ukeka ngo nibura hari ukuntu ukeka nanakubwiraga nabi reka base ugakeka iki ugakeka umuntu aho yagiye. Ese hari n'ikindi gihe wigeze umukeka waramuketse rimwe cyangwa kabiri? Inshuro nyinshi mwebwe yaraje abigiraho umwana mwiza njye najya mvuga amafuti mukavuga ngo niceceke ngo ngiye ugira amafuti rero n'ubundi aho ndi gukeka ntaho nababwira kubera ko buri gihe muri abo mafuti ariko ujya uhamenya ntabyo nzi papa bishaka kungonganisha n'umuntu w'abandi njye ntabyo byose nibyo muyumvira ariko mubwiye ngo aho ukeka ujya ubona ajyayo ntabyo nzi nta kintu ntabwo urushyi ntabwo mubibona tuturanye turabigira gute buriya ubu ni mucisha n'iki nk'ibyo byo ntari kubibwira nese ngenda bizi ko ndi gukeka ndakeka ha ariko ubwiye uyu tuyobye n'ibisi nawe ikigaragara ni macabiranye uyu mwana akunda kuducanga ntabwo atubwira ikintu ngo kive inyuma kibe ikintu
ikibazo uyafite ni kimwe, ashobora kuba ashaka kuduteranya n'umwana cyangwa se ashobora kubivuga ibyo avuga bizi nabyo. Misi papa ngenda akabateranya na mukuru wanjye gutyo twivuganira. None gute bambwira ngo urakeka ko yaba ari aha? None se gukeka ntibavuga ko ari icyaha, kuvuga ibintu udahagazeho ni icyaha. Iyo bihagararaho se bikagira inzira n'ubundi koketse. Oya ntabwo mbihagazeho, niyo mpamvu mvuze ko nkeka, nyuma mbumbaje mpita mbyikuraho shwi ntabyo. Reka noneho mweretse kandi nzayiguhembera. Gerageza umenyere ahantu ari uzumva ararangagiye neza. Iso urahamenya hanyuma iso aragenda ahagaraye ku muryango igihe muzakibona. Nyine papa kugira ngo mbyizere n'ubundi njye nari nikeneye n'amafaranga naba amaye ku mafaranga makeya nzagende mbaza ibyo bintu umva nkubwire njyewe ndi nk'imbangukiragutabara kurajya wambaye reka nyabuye umpa amafaranga nshaka no kujya kugura n'indi myenda. Ndayaguha ariko ugende uhagarare ku muryango uhamagare cyangwa ugaruke utubwire. Nyine ntabwo nzahana ari njyewe nzajya nkeka ahantu hose nzajya nzajya mbabwira ngo ndi gukeka wenda nko mu bice by'epfiriya mu bice bya ruguru iriya ibindi mugende mu bishake. Iso agenda ahagarare go ubu nkwiye kuyamuharana. Yes. Oh. Pete. Makuru. Uzene. Umeze ute? Oya mbwira. Haguruka. Kora ku mutima wanjye. Kumva ko umutima wanjye uri gutera. Uri kumva uri kuvuga ngo iki? Urankunda. Uri kuvuga ukaribu umutima kwihebeye. Ninjiyemo neza indani. Uri mu ntebe wicayemo wenyine. Sibyo kandi iyo ntebe nta mapine ifite. Uburyo ngo yanyerera yagenda gutya irahagaze neza. Yego, nabyishimiye ko umutima wawe. Nase nibyo koko cyane ndi kurota. Umva. Igihe warose umbwira ngo niyizire. Ahubwo sinjye warose numva uvuze ngo none ngiye kuzinga iyo ndandetse neza. Ariko reka mubaze. Iki wakoze kugira ngo nyine umutese ushobora kubona umuntu bwa mbere ugahita umukunda. Reka nkubwire nta kiri kintu nakoze. Uzi ko bwa mbere uza sibyo naragusuhuje ahubwo hari akantu nibagiwe ntakoze. Uranyibukije. Akahe? Akahe? Nagiye kukubwira ngewe nitegereje neza nkareba mu bantu bose nanyuzemo, nkareba mu bantu bose nahuye nabo, nkareba mu bo nzahura nabo nubwo ndi kubatekereza gutyo wenda ntarababona mpita mbona ko byanze bikunze Nashaka ko uvuga nkureba. Ntabwo nzi kuririmba ariko hari umuririmbyi warenga avuga ngo niwe urukundo nari ntegereje. Ushobora? Nanjye ntabwo nzi kuririmba ariko hari akaririmbo kera najyaga numva baririmba. Sibyo? Naragukunze rurakeba kandi nzakora byose kubwawe. Urakoze cyane. Nukuri rwose.
niteguye kuzamuka imirima yose, niteguye koga imigezi yose, niteguye kwambuka inzuzi zose zishoboka kugira ngo ukunda umererwe neza. murakoze cyane. Sibyo? Nanjye naje kandi nzakubera wifuza ko mbaho. Wow. Ntabwo nzigera mubabaza. Iyo nzobe yawe ntabwo izaba inzobe ihanda, izakomeza ibe inzobe inyerera. Ikindi kandi ntabwo nzagutererana mu ruhando rw'abakundana. Kimwe nuko niteguye kuzarera uwo tuzaba turi kumwe, uwo tuzaba twungutse hagati yanjye nawe, ko ndabizi azaba ari mwiza. Abe hunga abe kobwa, nzi ko tuzamurerana neza. Murakoze cyane. Urabizi dusohoye mu minsi ya nyuma, hari ukuntu abagore bajya bigira uko batari, ariko Imana izamfashe. Ntuzigere mwicara ngo ucure ku mutwe w'amaguru bavuga ngo ufite umugore mubi, kandi Imana izabimfashamo. Ntabwo nshobora gucurika umutwe mu maguru yanjye kandi hari ayawe. Sibyo? Umura rwose. Shabuze ibinyarwanda byinshi kandi byiza. Ubu se najya koga. Reka mbanze tujyane tubika ibikapu. Tumara kubika ibikapu gufashe gukuramo umwenda. Undeba? Oya ndabona asohotse. Oya. Sibyo? Uba nyine mbwira. Ndagukunda. Nukuri kose. Njye singukunda, ahubwo ndagukunda cyane. Sibyo? Okay, tugende. Reka twaze. Ndacaye. Nahangana. Angelina, umura amarira urira, uzayahozwa, uzabera isi yose urumuri, uzubahe Imana ugereye ikirenge mu cyaha, iyo urukundo niyo rwashira mu bantu, ari umugabo umwe. Se w'imfubyi uza gutetesha yo Angelina, ubuzima bwawe nigitagatifu. Please. Hangana inshuti yanjye. Hangana mwana wanjye. Ntibibazo n'ibintu. Ihangane pe. Rwanda babaye cyane. Babarira ubyumve. Ukuntu wenda kumva. Ihangane pe. Iki nakoze koko. Iki nakoze. Ihangane. Iki ntamukore. Ibi nibigeragezo mwana wanjye. Ni gute yakora ibintu nk'ibi ngibi? Umva, nanjye ntabwo nanimbizi. Nanjye kugeza ubu kakanye sinzi ngo aherereye he. Ibi ni ibintu byadutse yihangane. Ndakwingize mwana wanjye byumve. Ibi akahinda ufite n'umubano ufite ndakumva. Nta kwihangana afite muri iki. Yihanganire n'ukuri. Arame mu kiyi cyane. Ntabwo numva ko ari we wakahuza ibintu nk'ibi ngibi. Ntabwo ntekereza ko nawe ari we. Sindamenya n'uburyo bimeze, ahubwo ndagusaba papa urabizi ukuri ko ntabyo muzi. Ntabwo muzi uko bimeze. Cyo ngusaba nyumva mwana wanjye. Fasha tungo duce ukuntu twamenya ahantu haherereye. Kuko n'icyo kibazo kirambangamiye pe. Nise papa ni gute umuntu yankora ibintu nkabiriya koko? Ni gute ibyo namukoreye wenda tunabireke pe. Urukundo nawe nabonaga nkunda, ni gute atashobora gutinyuka kunkora ibintu nkabiriya? Ibyo nibyo ndimo kugusaba. Mbabarira unyumve pe. Nanjye sinzi ahantu ari. Kandi nawe kugeza ubu sinzi guherereye. Ahubwo mfasha wowe. Fasha nk'umwana wanjye tudashaka kuriya mwana ahantu yaba aherereye. Simazi pe. Papa babivuze ukuri koko. Ihangane pe. Ihangane mwana. Ihangane n'ukuri pe nawe. Ibibazo ufite ndakumva ukomerewe, ndakumva pe. Ariko mfasha tumurebe. Fasha tumubone. Sibyo? Bimfura nk'uko nta n'ikintu mfite cyo gukora ubu ngubu. Umva, ihangane. Fasha tumurebe. Kandi tuzamubona ku bushobozi bw'Imana. Kuko nanjye sinzi ukuntu umeze ntabwo kumva. Vraiment nanjye ndabangayitse kubera ikibazo cy'umukobwa wanjye. Sinzi ahantu ari, sinzi ubuzima bayeho, sinzi ukuntu ameze. Ahari ibyo byose ibyo ari gukora arabizi. Azi ibyo ari gukora. Ntabwo afite n'impamvu n'umutima we yabikoze. Fasha tumurebe rero tuyimenye basi. Fasha tumumenye pe. Ajya ashobora kuba adafite n'umutekano nk'uko natwe tubitekereza. Ntabwo nzi ahantu aherereye. Bandika ntabwo nzi icyo ugiye gukora igihugu. Oya byumve bikamubwira. Nyumva. Fasha tujye kumureba.
hinduka uba umwana muzima utekereze sibwo buzima bwawe ihangane dufata mba kuri igihe ubuzima burarangiye ntabwo nta burarangira gisobanuro cyabyo ubu ngubu ufite ntabwo burarangira bwarangiye ni gute usubira ngo ntabwo burarangiye ihangane tuzamubona natwe tumenye uburyo abayeho ariko ndabizi ko umukunda pe ibintu wamukoreye ni byinshi cyane pe natwe kugeza aka kanya ntituzi ngo aherereye hehe ahubwo mfasha tumubone ubuzima wa mukobwa uramenye ibintu ntigeze nkubona cyangwa gutekerezaho uramenye ariko twaba turetse kumucira urubanza ko tutazi n'ikibazo afite papa nakumucira urubanza uko ariko ibyo arimo nanjye ndabyiyumvamo ya yampemukiye byarangiye basi kandi ibi ntabwo biri burangire neza ku ruhande rwanjye ntabwo mwifuriza kuba mu buzima bubi ihangane cyane ihangane b'umugabo w'umugabo ibi ni ibigeragezo byo kuba ku muntu sibyo komera kandi uzakomera nakoze ku kumanda utumbuye iki koko mwana muri wumva inshuti yanjye ihangane pe ihangane mwana wanjye ihangane ihangane ibibazo ufite ndabyumva ariko mbabare byumve nanjye uzayahuzwa uzabera isi yose urumuri. mwari muri aho rero tumeze neza mwebwe yewe natwe turaho ariko mwadutunguye cyane ntabwo twari tuzi ko muri buze sinzi twatunguye Angelina se ari hehe ego ko mugeni yego ko mani urasa neza rwose uraho neza mugiye amashyo usanzwe ndakuvura kandi gira inka yikugize seko ari kwisekeshwa cyane bite n'iby'abana nyine ndikubona birashimishije murasa neza mumeze ute turaho hoye rero ngo mutahe ari gupanga kuzazana bakagusura none se Angelina mubaze yego ubu murararana hoya njyewe ndara muri salo karara mu cyumba oya ndi kubaza Angelina ntabwo ari wowe ese ntabwo umutware yanshubirije ngo urara wambaye ubusa kandi mbese ni ngombwa ko abantu barara bambaye ubusa nyine nibyo numvise ngiyo ushatse ubu n'umugabo mujya murarana wambaye ubusa ubu ajya kureba mama uno mwana kuko nahize ko umwana ari muzima yaje gufatwa byageze gutemera sinakintu wakukiriza abashyitsi ma karame dufite amazi dufite ji dufite amata dufite na fanta watubabariye yewe uyu ndayiye nta kibazo ahubwo se meri se katakubwiye ngenda mu mazi navuye mu rugo mwe amata ntabwo nakongera kuyanywa ariko sobwo mutaha yaragukumbuye nawe yarabakumbuye cyane amuzaga kungiye cyangwa se bazaza ryari mbese nzajya kubareba ahubwo ntabwo uba wemerewe ariko nibyo mu muco wacu ntabwo karame ni sawa genda wute kugufashe wajya ukamufasha wajana gukora akazi ko mu rugo wegenda umufasha cyangwa byibura araje Angelina ajya apfunisha abashyitsi reka reka niba ujya kumugabo se barongera bagapfukama mba murabibonye umusaza ameze neza ameze neza uyanterekeye aba urakoze cyane yanterekera ariko uretse gupfundura abanza ashirimo ubukwe bwiza
ugakora ubukwe si uzajya uza kunsura nkakwakira ubukwe bubi ni ubuhe sibyo natamama n'inkora ubukwe nyine njyewe rero karamiro kuvuze ngo nukora ubukwe bwiza ubukwe bubi ni ubuhe nyine ubukwe bubi ni ubw'abantu ariko njyewe ntabwo ariko nyumva ni ubw'abantu bishyingiye badakoze ubukwe bakabana nyine Mabja, wari ufite utugambo twinshi. ufite umugabo mwiza ufite ubwanwa Yigwe. Ma, Karame. mfite isoni ibiti byawe umutwara nyine n'uyu nguyu. Yego mfashe neza, ndishimye. Imana ishimwe. Ndabizi nyine ntabwo mu rugo byoroshye ariko nyine mwihangane nyine inkweto yabona iyayo. ibyo twe byaradushimishije kubona waragiye byonyine birashimishije ni ukuri Ndiyandambe. ese mwashaka ko ava mu rugo kutuwe mama ko byari bimeze mama iyo umwana akuzwe bamuhera mu mutwe ngo ubona yawe Ndaraguhuhira. Barye nkonje. ndabizi Iyo ni iby'abana ariko nta bukwe bubi bubaho icy'ingenzi hagati y'umuntu n'undi ni urukundo iyo hatabayeho nk'ibintu byo guhatiriza umuntu kumuhatiriza gute wenda nkawe ukaba wenda yarabicishije mu bundi buryo mukabana nyine ariko nimba mu buhe buryo se nyine iyo uzi ukamusaba ukamukwa Erega ntabwo abantu bose bakora ubukwe. Kandi sheri abantu bakoze ubukwe ntabwo ari bo bubaka gusa. Ushobora kwishingira ukubaka nko kubaka ishyingira ntibubaka. Ushobora gusezerana ukubaka nko kubasezerana ntibubaka. Buretse nyine Imana imugenera ikimukwiriye. gusa njye ntabwo nari sigaye ambwira mufite umuntu Sezerana twavuganaga mu rugo bizanye mu rugo rwanjye gute? Oya, sindi umumama, ni umugore ufite umugabo kandi umugabo yubatse. reka mbwira Imana ntukajya ubakidobye rwose Nugera imbere y'umugabo wanjye utangiye. ubu naza kugusura iwawe warashatse azajya azana utuntu two mu bwana mwaganiriye atuzana iwawe rero mama wenda yarashakanye n'umugabo nziba inshuti yanjye nako none se ubu muraziranye oya ntabwo muzi ariko tuzamenyana kugira ngo tumenyane tumenyane ku buryo bwose ntabwo ufite umuntu washakanye na mukuru wanjye niyo mpamvu ndi kwisanzuraho kugira ngo duhite tumenyana vuba vuba ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa murakoze wamenyanye na mama ni ibintu byiza bakwakiriye ngaho n'ibyo bakwakiriye aho undi umukobwa wanjye ameze neza nta kibazo gusa nawe ubwo yari arimo ambwira ngo afungurire amazi aracyakonje uretse ubukonje bushyiremo siko yabaye inzobe cyane njyewe ariko si cyangwa uratwite Angelina umura amarira urira uzayahuzwa uzabera